ahantu yavuze ngo nibaza umuntu utarangiza uretse gato uretse gato mu biki uzi ko birimo mu kiganiro kabisa ko umuntu ukora ntarangize umugabo yarakarongoye kabura umwuka karaho. Abantu bashyiremo no kubaha aho bigeze. Urabyumvise? Umva ndabyumvisha n'ukuri yego mana nyagasani. Yego abantu bashyiremo no kubaha ni nayo mpamvu tuba turaha. Yego n'ukuri bakabije pe. Yego bakabije ngo arakora narangize. Yego nabyo byabaye ikibazo. Bashyiremo no kubaha bahera barimo bararengera ubwo ni ubuzima bwabo bwite abantu batagakwiriye kwinjiramo cyane barengereye kubera ko ndatekereza ko ibi ni ibintu bari kwihangira nago Vestine ari wowe watangaje ngo umugabo arakora ntarangize. Ibi ni ibintu abantu bari kwihimbira nago niyo yasohora inkuru kagihumbi nago ibintu yabisohora ngo abivuge. Yego oya ngo mu kiganiro birimo ntabwo ndagira amahirwe yo kukireba ngo numve ko birimo ariko ndumiwe pe. Yego ndumiwe ariko kuvuga ngo umugabo arakora ntarangize Jerry ntabwo hano mbere nakubwiye ngo hari umugore ushobora kwakira igihe kirekire cy'umugabo. Yego kuba yakora igihe kirekire aho iyi couple twayivuyeho twagiye muri rusange mu muryango bisanzwe. Yego ahangaha nyine ano majwi tuyumvikanishije tugira ngo tubiganireho banabyumvishe yuko abantu bajya babivuze rero ni ukuvuga ngo reka mbasobanurireho gato. nuvuga ngo hari umugore reka mere ku mwana warerewe muri ADPR. Yego umwana warerewe muri ADPR ntabwo abazi ibintu byo mu buriri. ADPR ya kera ariko ADPR ya kera haracyarimo abana birinze bifashe ya kera ADPR ya kera kuvuga ngo niba ari bwa cyubatse akaba ari bwa cyubaka mu rugo. Yego Jerry hari ikintu bita amavangingo. Ntabwo uyu mwana ashobora kurongorwa ngo aboneke. Biba bisaba ngo hagende hashira iminsi runaka kugira ngo ya gahunda ize gukunda. Kandi kimwe nuko hari ushobora kuba ari umukobwa akaba yayagira bitewe n'imiterere y'umubiri we ariko abenshi ubundi bayagira ari uko babyaye. Urumva rero nuvango ubwe umubiri we hari uburyo ubugira ubworohere ukamuha ubworohere muri cya gikorwa. Uyu umugore rero ugira ubworohere mu iki gikorwa akagira n'amavangingo menshi ashobora kwakira umugabo akaba yarungura n'isaha. Barimo baravuga ngo yagiye kujya muri Canada ngo asigateze amakamera mu cyumba ngo hamwe no mu gipangu. Ubwo rero ngo Vestine ngo yaje kubona akavideo gato arebye muri ayo makamera nyine ngo avuye mu gitaramo. Yego ngo areba abona akavideo umugabo we arimo araprizaho ibintu kuri kamera nyine kugira ngo kamera zitabifata. Yego ikindi ngo abaturanyi be baje kumuha amakuru yuko ngo iwe hasimburana abakobwa. Ubwo rero bikaba byabaye ibindi bikamurakaza ukundi kuntu kutameze neza. Rero nta nubwo ari na ngombwa ngo rwose mwinjire mu rugo rw'umugore n'umugabo. Erega bano ni umugore n'umugabo. Ako niwe warufunguye. Atarandika iriya poste nta muntu wari wabimenye ibyo. Hano yarahubutse. Yego. Ahangaha yarahubutse wenda tunabwire n'abandi bantu bubatse vuba. Nimba ko kari wabikoze. Ni byiza yuko ugomba kugira ibanga ukabanza ugakurikirana ibi bintu uko bimeze. Kandi nta n'icyacitse ngiye mbona gihari. Uramutse ufashe umugabo wawe cyangwa bakabikubwira wabyitwara mu byandakaza nta nubwo nabikunda ariko ntabwo nge nasenya kuko Vestine we nkurikije poste yiwe nyine ya postinze bigaragara yuko asa naho ari uri gushaka gusenya cyambere cy'umugabo nta kintu kiramuvaho wenda ngo abantu babyumve
ko twe tunamumenyereho yuko agira amagambo make nk'uko twagiye tumukurikira. yego no muri management ye nta kintu turumva, nta kintu twari twumva. Rero ntabwo ubundi Vestina yenda nitugirirwa n'umugisha kino kiganiro akacyumva, ntago ari byiza yuko yakabaye ari we uri kwishyirira urugo rwiwe hanze. Niba harimo n'akabazo yakabaye agakemura nk'umuntu w'umusitari unazwi, akagakemura akagira ukuntu agakemura, ariko atari we byose ubyizaniye ku muhanda. abantu bagiye banariza bakanariza amafoto bakanariza amavideo mbere y'uko ajya mu gitaramo muri Canada, bakavuga ntazagaruka, bakavuga ntabwo yamukundaga n'ubundi baramuhatirije. hagiye hagukunda kugarukamo ikintu bita pase cyangwa se komisiyo y'amafaranga menshi aremereye kugira ngo bambe barakoze buriya bukwe. So nuvuga ngo we birashoboka ko ari byo cyangwa atari byo, ariko nanone ibi nabikomeza agakomeza kwizanira ibyo mu rugo rwiwe ku muhanda, bizaba bibaye impamo, bizaba bigaragaye yuko koko batakundanye, nyine ari umugabo bamuhaye atamukeneye. Yego, kuko ntabwo ushaka kumbwira ngo umuntu akoze ubukwe nta n'igihe kirashira ubwe nta muntu umuzanye ku muhanda, we akaba ari we wizanira ibye ku muhanda. Bivuze ngo nyine ni umuntu atakunze, bamuhatirije kubana bitewe n'inyungu runaka babifitemo. Yego, rero we nakomeza kubyizanira ku mihanda, birahita biba impamo koko yuko bamuhatirije, atari ibintu yari afite muri gahunda yo kuba yakubakana n'uyu muntu. ndagusuje nongeye kuguha ikaze nkwifuriza kugira ibihe byiza dukurikiye aho uherereye hose. Imana iguhe umugisha cyane. Amazina yanjye nitwa Jerry, turagarutse n'ubundi mu biganiro byacu bitandukanye. Aho uri kutureba ni kuri Rwanda Gospel Show, naho uri kureba imbere yawe ni Chantal. Twari tumaze igihe tutabonana, ariko twongeye kongera kugira amahirwe yo kubonana. Turagusuje cyane Chantal. Murakoze cyane, nanjye ndabasuhuje. Amakuru yawe? Makuru ni meza. Umeze neza? Ndashima Imana, nari mbakumbuye cyane. Hari haciyeho iminsi? Hari haciyeho iminsi, ndasuhuza inshuti zacu, inshuti zanjye z'umwihariko. Imana ibamere umugisha mwinshi, ndabakunda. Yego, mu minsi ishize tutabonana, ariko hari inkuru nziza dufitiye. Ego, irahari. Ego, umutware yaratashye mu rugo. Imana ishimwe cyane. Reka twikomereza n'ibiganiro byacu bisanzwe bitandukanye. Ahandi ni amahoro se mu bindi buzima? Ya, ni amahoro. Abantu ntabwo bakubazaga ati wagiye hehe? Barabimbaza kuko ngira inshuti zanjye bwite zinyandikira bisanzwe. Mbese nyine bakanambaza ibiganiro, bakambaza kudakora, kudaheruka kuduha ibiganiro. Yego, ariko naje nzajya ngerageza sinongere kuba bize cyane. Yego, ntukabe bize cyane, ni byiza cyane. Yego, tuguhaye ikaze nanone. Murakoze. Yego, mu minsi ishize nibwo turi kubona ibintu bitandukanye hano ku mihanda, ahantu hose hatandukanye. Ariko ikiri kuvugwa cyane ni isenyuka ry'ingo, ariko turagaruka ku muvandimwe Vestina na Dorcas. Warabyumvise? Ni ibivuga, abantu barabivuga cyane. Narabyumvishe iyo nkuru, numva inkuye umutima cyane. Numva inkuye umutima cyane kubera ko abantu bo kuri iyi mihanda nabo hari ukuntu nyine bashyiramo ibikabyo cyane. Niyo haba havutsemo akabazo, ariko bagerageza kubikabya ku buryo umuntu ari we wese ubyumvishe umutima wiwe uhita ujya ahandi hantu. Rero narabyumvishe. Yego, ukimara kubyumva wabyumvise ute? Wumvise bimeze bite? Nge rero bitewe nuko ababitangaza iyi nkuru bavuga ko ari Vestina nyirizina wayitangarije, ariko nanone nabitinze wenda avuga intise niwe ushobora kuba yaricaye koko arabitangaza, cyangwa wenda hari undi muntu waba warabigizemo uruhare. Ariko urundi ruhare nabwo nkavuga ni ashobora kuba ari we, bitewe nuko bamugarukaho cyane. Yego, ni iki ubona gitangaje muri iriya nkuru no muzo muri ziri gusohoka, mu ziri gukorwa?
yego ikintu gitangaje jewe numvishemo ahantu yavuze ngo ngo niyongera gushaka ngo niyongera gushaka ngo none hazahitamo umugabo yumva akunze umugabo ngo azi mu miryango ye ahantu nk'ako ngako nyine numvisha ari akantu kantangaje kubera ko akoze ubukwe vuba yego ni ibintu utapfa kwiyumvisha yuko yahita avuga aya magambo nyine nicyo kintu kintera kuvuga ngo ese bishobora kuba biri abandi bantu ni wenda babishyizemo imbaraga kugira ngo iki kintu kibe gute umuntu ashobora kubaka urugo mu mezi ataruzura 3 neza agahita agaragaza ko yumva yashaka undi mugabo. Bamwe babihereye mbere bavuga umugabo arakurusha imyaka myinshi ntago mwakundanye ubundi kuba utarakundanye n'umuntu cyangwa se bajya bavuga ko urukundo rw'umudamu rumera cyangwa se rw'umukobwa. Ni ukuvuga ngo abenshi bagiye bagarukaho yuko ngo angana na papa we ngo abantu nabo ntabwo ari beza. Ntabwo ibyo ngibyo kuba yaba murusha imyaka cyangwa muruta ibyo nta kintu bivuze. Birakivuze ndaza kukikubwira ariko reka tugurane mikoro ndumva ivuga so ni ukuvuga ngo jewe ikintu mbashije gusobanukirwa neza yego ubwo nyine nawe uraza kumfashaho wenda aho tubashe gusobanurira abantu neza kugira babyumve neza. Nuvuga ngo jewe ntago imyaka nakayibonyemo ikibazo kiri hehere kuko umudamu imyaka yaba afite kuko nk'imyaka Vestine afite n'uyu mugabo n'abantu babasha kubaka bigakunda muri 42 undi ni 22 gutyo yego byabasha gushoboka yego byeruza ahantu byabasha kuba ikibazo kireka ari nk'ahandi ho uyu mugabo afite nk'urundi rugo afite nk'undi mugore akose umugabo afite yagera abagore 1000 akumenyera ibyo ukeneye hari ikibazo birumvikana ariko nanone yego harimo utuntu tumwe na tumwe abasobanukiwe bitewe nuko abana n'undi muntu cyangwa se yabanye n'undi muntu. Hari ibintu abasobanukiwe cyane cyane muri urugo ku buryo rimwe na rimwe imyitwarire y'umwana babanye kamvuge ngo ni umwana y'umugore ukiri muto yababanye utarabimenyera uyu mugabo ishaka kumujena bikajya biba ikibazo bitewe nuko uyu mwana w'umukobwa atari kubasha kugenda neza nkuko uyu mugabo bishaka. Hari abantu bagiye bavuga bati oriya ni mukuru azi ibintu byinshi ngaho reba umwana warerewe muri ADPR akaza agahura n'umuntu umeze gutyo nabyo bishobora tuvuye no ku bya Vestine n'abandi bandi ku ruhande hari abantu batanga ubuhamya bati mugabo wanjye rwose ambuza guhumeka buri kanya banshaka kanya nshaka ndigendeye. Reka nkubwire njyewe ntabwo Jerry sinzi wenda niba hano hantu turi buze kuhumvikana neza njye ntabwo mbibonamo ikibazo gusa uyu mugabo niba ari mukuru agashaka umwana w'umukobwa utarigize ajya mu mpande n'impande umwana warezwe n'itorero uyu afite ukuntu ari bumutware bitandukanye n'umuntu abanye nawe yaragiye hirya no hino bisaba kumworohereza ukagenza gake iminsi ukigenda yicuma ibintu bikagenda neza. Ariko nanone ntabwo kuko ntago ari Vestine turi kuvugaho turi kuvuga mu miryango rusange ni ukuvuga ngo ntabwo kuba umugabo yagukenera ari ikibazo kuko abenshi bari kurega abagabo yuko batabakenera. Rero umugabo kugukenera harimo n'abarega abagabo bati oya ni biri too much reka nkubwire akora iminota ntabwo ajya asoza nyine birumvikana umva abantu ukuntu ari ikibazo nyine birumvikana ariko njyewe ikintu mbasha guhamya neza umugore ubasha guhagarara akavuga ngo umugabo wiwe ngo akora iminota myinshi ngo agira gute Jerry biba biterwa n'ukuntu umugore ateye. Hari uburyo ushobora guteramo uri umugore umugabo niyo yaba
yakora n'amasaha 2 cyangwa 1 n'igice ntibikubangamire bitewe n'imiterere yawe. nyine ubwo yuri umwana kiba ari ikibazo gikomeye, kiba ari ikibazo gikomeye. Ahangaha ubanze aka kantu tuzagasobanuraho neza n'imiterere y'uyu mugore ushobora kwakira igihe kirekire n'udashobora kwakira igihe kirekire. Ese uyu mugore ushobora kwakira igihe kirekire abateye gute? Ese umugore ushobora kwakira igihe gitoya we abateye gute? Ibyo bintu tukabasha kubisobanukirwa neza. yego Rero uhagarara akabivuga akavuga ngo ibi bintu birakabije biki n'ibiki kuko umugabo amukenera. harimo n'abavuga ngo yafataga ngo amashusho ngo umugabo we yamuca inyuma, ugasanga ni ibintu nyine byo gupapira ngo bahimbe ibinyoma no gukuririza inkuru. Reka nkubwire Jerry, abantu bo kuri iyi mihanda Imana ijye ibababarira, kubera ko nk'uyu Vestina hamwe na Dorcas abantu imitima yabo yaranezerewe. Ni benshi bagiye bagarura ku Mana. yego Ikindi ni benshi bagiye baruhura imitima bitewe n'umuziki wabo bakoraga. abenshi bazifite muri telefone, Abenshi bazifite muri telefone yabo no mu babavuga ubusanga arimo arazumva kandi mu kanya yamuvuze. Rero abantu ni ba nta munoza pe. Vestina yabahaye ibyishimo. Vestina nuvuga ngo nibo bakabaye baziba icyuho kibi bintu bibaye. Ko dore noneho binabaye mu rugo iwe. Abantu bari kwifuza yuko bakinjira bakamenya ibyo ari byo. Nabonye abantu bari gutereka ibintu byinshi, urabizi ku mihanda hari amaparanka akorwa ngo tuzanye umukuru wa runaka cyane. Nabonye hari abavuga ngo bazanye umukozi wo mu rugo rwaho, ugasanga ni ibintu umukozi wo mu rugo kandi barabanza bakamukoresha inkuru. Bamara kumukoresha inkuru akicana nawe akavuga ikinyoma ngo ni umukozi wo kwa Vestina ngo ibiki n'ibiki. Ibi bintu babireke ntago ari byiza. Uyu Vestina twakabaye ahubwo tugira gute tworosaho, kubera ko abenshi nyine urabona baba bakeneye kubiriramo. Ariko nanone mwabiriramo ntago ari ngombwa ngo mutambagure umuntu mumutanyagure. Mvuga ko ari nko kumutanyagura, mumushyire ku gasi munavuge n'ibyo mutazi n'amakuru mudahagazeho. Hari ikintu kindi cyavuzwe, baravuga bati ariko bashobora kuba nabo baraje muri pranka zo kuba batwikira indirimbo yabo, kuko hari indirimbo yabo bari guteguza bita Usisite. Ego oya ntabwo ibi bintu. Ikindi urabona uyu kuko kare numva hari uwo nigize gukurikiranaho gatoya, abitwa ba Jehad nibo bazi simbizi, barimo baravuga ngo yagiye kujya muri Canada ngo asigateze amakamera mu cyumba ngo hamwe no mu gipangu. Ubwo rero ngo Vestina ngo yaje kubona akavideo gato arebye muri ayo makamera nyine ngo avuye mu gitaramo. Ngo areba abona akavideo umugabo we arimo araprizaho ibintu kuri kamera nyine kugira ngo kamera ziveho. Yego. Ikindi ngo abaturanyi be baje kumuha amakuru yuko ngo iwe hasimburana abakobwa. Ubwo rero bikaba byabaye ibindi bikamurakaza ukundi kuntu kutameze neza. Rero nta nubwo ari na ngombwa ngo rwose mwinjire mu rugo rw'umugore n'umugabo. Erega bano ni umugore n'umugabo. Ako niwe warufunguye. Atarandika iriya poste nta muntu wari wabimenya ibyo. Hano yarahubutse. Yego. Ahangaha yarahubutse. Wenda tunabwire n'abandi bantu bubatse vuba. Nimba ko kari we wabikoze. Ni byiza yuko ugomba kugira ibanga ukabanza ugakurikirana ibi bintu uko bimeze. Kandi nta n'icyacitse ngiye mbona gihari. Uramutse ufashe umugabo wawe cyangwa bakabikubwira wabyitwaramo? Byandakaza, nta nubwo nabikunda, ariko ntabwo nge nasenya. Kuko Vestina we nkurikije poste yiwe nyine ya postinze bigaragara yuko asa naho ari uri gushaka gusenya. Cyambere cy'umugabo nta kintu kiramuvaho, wenda ngo abantu babyumve ko twe tunamumenyereho yuko agira amagambo make nkuko twagiye tumukurikira. Yego. No muri management ye nta kintu turumva. Nta kintu twari twumva. Rero ntabwo ubundi Vestina yenda nitugirirwa n'umugisha kino kiganira akacyumva,
ntago ari byiza yuko yakabaye ari we uri kwishyirira urugo rwiwe hanze. Niba harimo n'akabazo yakabaye agakemura nk'umuntu w'umusitari unazwi, akagakemura akagira ukuntu agakemura, ariko atari we byose ubyizaniye ku muhanda. Abantu bagiye banariza, bakanariza amafoto, bakanariza amavideo mbere y'uko ajya mu gitaramo muri Canada, bakavuga ntazagaruka, bakavuga ntabwo yamukundaga, n'ubundi baramuhatirije. Hagiye hagukunda kugarukamo ikintu bita pase cyangwa se komisiyo y'amafaranga menshi aremereye kugira ngo bambe barakoze buriya bukwe. So nuvuga ngo we birashoboka ko ari byo cyangwa atari byo, ariko nanone ibi nabikomeza agakomeza kwizanira ibyo mu rugo rwiwe ku muhanda, bizaba bibaye impamo, bizaba bigaragaye yuko koko batakundanye, nyine ari umugabo bamuhaye atamukeneye. Yego, kuko ntabwo ushaka kumbwira ngo umuntu akoze ubukwe nta n'igihe kirashira wubwe nta muntu umuzanye ku muhanda, we akaba ari we wizanira ibye ku muhanda. Bivuze ngo nyine ni umuntu atakunze, bamuhatirije kubana bitewe n'inyungu runaka babifitemo. Yego, rero we nakomeza kubyizanira ku mihanda, birahita biba impamo koko yuko bamuhatirije, atari ibintu yari afite muri gahunda yo kuba yakubakana n'uyu muntu. Yego, barabizi ko iyo twahuye tuba turi kubaka, tuba turi kuvuga ku biganiro, ku biganiro by'umuryango. Ntabwo ari kuri Vestina gusa, ariko kuko Vestina nawe abarizwa mu muryango, kandi mu muryango habamo ibibazo bitandukanye, bashobora kuba ibyo bakwitera cyangwa ibyabagwirira, ibyo baterwa n'inshuti. Yego, byose tuba turi kubivugaho, tukasenyera umugozi umwe tukareba ukuntu bimeze. Benshi bakunda, njye numvise abantu twagiye tuba turi kumwe, abasore twabaga turi kumwe, kavuga bati umugabo wabaye umusirikare ngo arabikora ngo ntasoze. Yego, mbabarire gatoya, hari akantu nshaka kukumvisha. Akantu bahereye bavuga ngo harimo abagabo babikora ntibarangize. Kari hehe mana yanjye, kandebe ko nkabona. Ariko abo bagabo babaho batarangiza, babaho. Oya, yatinda ariko kurangiza bw'akarangiza nk'amasaha 2 ze. Oya, 2 ni menshi. Ntabwo yamara 2, yamara iminota myinshi, ariko ntabwo nibyo byiza. Ibyo si byo byiza se nyine abantu no kuvuga ngo ni byiza. Yego, ariko bitewe n'uburyo umugore ateye, kuko hari imiterere y'umugore idashobora kwakira igihe kirekire cyo kuba umugabo yabikora igihe kirekire, bitewe n'ukuntu ateye. Sinzi, wenda mu kanya turakagarukaho, simbizi. Rero ubwo rero mba numva binancanze. Niyo gahunda ibihari cyane rwose. ntago mba ndi kubishyikira neza cyane. Ngewe ndabizi niko kuri. None si ikibazo kiba ari ikihe buriya? Ni ukuvuga ngo ubundi kugashaka ako kantu, iyo habayeho kuba yabikora igihe kirekire, kubikora igihe kirekire ku mugore ufite imiterere myiza nyine navuze, cyangwa reka mbe ndetse tubanze twumva ako kantu. umutwe w'amakuru wumva ukuntu uza kuwandika bitewe n'amakuru ufite. Uretse tuvuge utagiye kumenya, wagiye kubara iminsi y'urugo rw'undi muntu. Reka wari umunyamatiku. Wabaze iminsi Vestina amaze mu rugo n'umugabo we. Wamenya amajoro bakoze. Ibi bimara byabaze kuva ku munsi umwe. Bavugaga iki? Kuvuga ko ngo Vestina yatwite, bamwe ati yabyaye, ariko byari ibihuha kuko iyo umuntu yabibona nta gutwita pe. Ibi ngibi rero nk'umusesenguzi urabona ibintu bishingiye ku ki? Uribuka hari ikiganiro Vestina yakoranye na Emily abuza Dorcas gushaka
akiri umwana. Yego. Ubyuka muri iki kiganiro Festina yavuze ngo nkibaza umuntu utarangiza. Uburetse gato. Uburetse gato mu biki? Uze kuri iki birimo mu kiganiro kabiza ko umuntu ukora ntarangiza. Umugabo yarakarongoye kabura umwuka karaho. Abantu bashyiremo no kubaha aho bigeze. Urabyumvise? Umva ndabyumvisha n'ukuri yego mana nyagasani. Yego abantu bashyiremo no kubaha ni nayo mpamvu tuba turaha. Yewe n'ukuri bakabije pe. Yego. Bakabije ngo arakora narangize. Yego. Nabyo byabaye ikibazo. Bashyiremo no kubaha bahera abantu. Barimo bararengera ubwo ni ubuzima bwabo bwite. Abantu batagakwiriye kwinjiramo cyane. Barengera kubera ko ndatekereza ko ibi ni ibintu bari kwihangira nago Vestina ari wowe watangaje ngo umugabo arakora ntarangize. Ibi ni ibintu abantu bari kwihimbira nago niyo yasohora inkuru kagihumbi nago ibintu yabisohora ngo abivuge. Yego. Oya ngo mu kiganiro birimo ntabwo ndagira amahirwe yo kukireba ngo numve ko birimo ariko ndumiwe pe. Yego. Ndumiwe ariko kuvuga ngo umugabo arakora ntarangize. Jerry ntabwo hano mbere nakubwiye ngo hari umugore ushobora kwakira igihe kirekire cy'umugabo. Yego. Kuba yakora igihe kirekire. Aho iyi couple twayivuyeho twagiye muri rusange mu muryango bisanzwe. Yego. Ahangaha nyine ano majwi tuyumvikanishije tugira ngo tubiganireho banabyumvishe yuko abantu bajya babivuze. Abantu babivuze. Rero ni ukuvuga ngo reka mbasobanurireho gato. Nuvuga ngo hari umugore reka mere ku mwana warerewe muri ADPR. Yego. Umwana warerewe muri ADPR ntabwo abazi ibintu byo mu buriri. ADPR ya kera ariko. ADPR ya kera. Haracyarimo abana birinze bifashe. Ya kera. ADPR ya kera. Kuvuga ngo niba ari bwa cyubatse akaba ari bwa cyubaka mu rugo. Yego. Jerry hari ikintu bita amavangingo. Ntabwo uyu mwana ashobora kurongorwa ngo aboneke. Biba bisaba ngo hagende hashira iminsi runaka kugira ngo ya gahunda ize gukunda. Kandi kimwe nuko hari ushobora kuba ari umukobwa akaba yayagira bitewe n'imiterere y'umubiri we, ariko abenshi ubundi bayagira ari uko babyaye. Urumva rero nuvango ubwe umubiri we hari uburyo ubugira ubworohere ukamuha ubworohere muri cya gikorwa. Uyu umugore rero ugira ubworohere mu iki gikorwa akagira n'amavangingo menshi ashobora kwakira umugabo akaba yarungura n'isaha. Ni hatari. Hatari. None abantu baranera amabuye bamba barije. Ndimo ndabasobanurira. Akavura kari katurogoye ariko nyine imvura nayo iba ari umugisha. Yego. Tukiri ku bantu rero biba bitandukanye batabasha, ariko icyambere cyose nuko umuryango wubakika kandi abantu bakabana mu mahoro. Niwo mugambi wacu. Yego. No kuvuga ngo nkuko nari mbisoje kubivugaho gatoya, hariho nuvuga ngo imiterere y'umugore niyimutera kwakira nyine umugabo wiwe ukwari. Ahangaha rero nabivuze ngamije kubabwira ngo niba ushatse ugasanga nyine nuko nguko uteye, ntago bivuze ngo urahita usenya, kubera ko twasobanuye ko umugore ufite ubworohere ka tubivuge gutya cyangwa ugira amavangingo ngo niwe wakira umugabo igihe kirekire. Ntabwo twabivuze kugira ngo nusanga atari uko uteye usenye. Oya, reka gusenya ahubwo bishakira umuti. Niba n'uyu mugabo wenda ari kutwumva afite nk'umudamu we utabasha kumwakira igihe kirekire kandi we akora igihe kirekire, wowe uramworohereza. Uko iminsi hava abantu bacana inyuma. Yego, niho abantu nyine bava bacana inyuma. Ariko icyo dushatse kuvuga, wowe usanze ameze gutyo
ugomba kumworohereza uko iminsi izagenda ishira cyane cyane nivugiye ku bantu bubatse vuba baba bataramenya uko ibintu bimeze. Niba nyine usanze uteye gutyo, birasaba yuko uyu mudamu wawe uri bumworohereze gake ibintu biba bizagenda bigenda neza, akaba n'umuntu wabasha kwakira n'igihe kirekire bitewe n'uko namwe ubwanyu ko muri babiri mwabigizemo uruhare. Yego, ndumva twasoza tugira abantu inama. Yego, abantu bashyashya, abantu bifuza kubaka urugo, abantu bari mu bibazo bitandukanye baragezeyo, kuko ibyo abandi batinya usanga abandi bashaka kubijyamo, ibyo abandi bajyamo ugasanga hari abashaka kubivamo, so ni ukuvuga ngo rero ndatekereza nk'abantu babonye izi nkuru zicaracara hirya no hino, nk'abantu noneho bari baranze gushaka, ubu ndatekereza noneho babonye impamvu nyayo, bavuga ati niba umusitari wakuriye mu rusengero wasenze Imana akaba yubatse urugo kandi akubaka akajya mu rugo rusa naho rugaragara rudasaba umunyu, urugo rukomeye, ariko ibintu bikaba bigenze gutya, bikaba birimo bisa naho urugo ruzamo agatotsi, abantu ndatekereza bari baratinye gushaka noneho ubwo babitinye rimwe. Ariko ntabwo mugenzi wawe yubaka nk'uko wowe wubatse. Buri muntu wese agira imyubakire ye. Umugore n'umugabo bagira ukuntu batwara urugo rwabo. Wikumva yuko niba uri umusore cyangwa uri umukobwa ukaba ubona hariya bigenze kuriya, ntabwo bivuze ngo nawe ni wubaka bishobora kwanga. Oya, ntabwo bishobora kwanga. Reka wenda nivire kuri uyu muryango mutumva ko ariwo ndi kuvugiraho, ni mu muryango rusange. Niba ubona hirya no hino hari ibintu bitari kugenda neza mu ngo, ntabwo bivuze ngo nawe nushaka niko bizagenda. Kuko abantu uko ari babiri bubakanye urugo nibo babasha kumanaginga urugo rwabo, bakabasha kumenya uko bari bubane kandi bigakunda. Rero mwigira ubwoba bwo gushaka, uzaruhire kujya uguma aho ngaho wange gushaka kubera ko wabonye ngo hirya no hino byanze. Ushobora kugerayo Imana igatanga umugisha, urugo rukabasha gukunda. Kandi ikindi mbwire abamaze kurugeramo bari kumva nyine bacitse intege, bumva babivamo, bumva babireka, urakomeza ukagerageza hamwe no gusenga Imana bigakunda, Imana ikagushyigikira. Ibyo ubona bitari kugenda neza ukagerageza gusenga kandi ukagerageza no kugira ikintu bikoraho kugira ngo bigende neza, kugira ngo hatabonekamo birya byose twavuze hejuru. Yego, reka ngushimire cyane. Abashaka nimero yawe kukuvugisha cyangwa se kukugisha inama mu buryo bundi butandukanye iri hasi. Reka ngushimire cyane. Murakoze cyane.